mu rwogero. Ibi byose ubizi gute? Ibyabaye ku mukobwa byose arabizi. Ibi byose wabimenye gute? Ibintu byose byambaye wabimenye gute? Ese byose ubona mu nzozi zawe? Nimba ukari ukuri, ndizera ko hari imbaraga. Hari imbaraga wenda zishaka kugutabara zibinyujije muri njye. Umusore ko yashambwira Ditya atari wabona hari imbaraga zishaka kugutabara zibinyujije muri njye, kuko umusore ngakomeje kurota ibiba kuri uyu mukobwa byose. Shayina ndabizi muno ntabwo unyizera, ariko ugomba kunyizera. Shayina ndakwinginze nyizera. Umukobwa yatangiye kwibuka uburyo babanyemo. Shayina nyizera. Shayina atangira kwibuka uno musore bagikunda, uno musore yarajyaga akantu, yarabayaga, yarayoyomaga, byose yarabikoraga. Tangira kwibuka umusore umubwira ngo babane, ndashaka gutabara. Shayina nyumva akibuka uburyo yajyaga kimufata ku ngufu, ndekura ntago mbikeneye, nta bufasha bwawe nkeneye. Sasa umusore kumubwira ngo amufashe, umukobwa yatangiye kwibuka bagikundana, umusore nta kiyobyabwenge atangwaga ndetse yamufataga no ku ngufu. Shayina ndakwinginze nyumva. Ndetse n'urano umuntu yakwizera. Ati Rohani kubera nkunda byatinda byatebuka n'ubundi azagira hanyizere ko ibyo mubwira ari ukuri, ko mu nzu harimo ikindi kintu. Shayina ndakwinginze nyumva. Shayina ndetse nzi n'ibiri bukubeho rino joro. Urashaka kubimenya? Ntabwo nshaka kubimenya. Umugabo ngo yarose n'ibiri bube kuri uyu mugore ninjoro. Umukobwa yanze kumva ngo nuko uno mugabo bigeze gukunda, n'uno mugabo ari ikirara, ari imbobo. Abaya arya akantu, yaraje agura kamera. Zimwe zikamera ninjoro n'amatara yaba atari kwaka, ziba ziteye night vision. Irakamera ukagira ngo ni kumanywa. Ayitereka ayirebesha ku buriri bwe, ize gufata ibintu byose biri mu mubeho. Arangije araza, ayo mashusho kandi ari kujya he? Ari kujya kuri laptop. Mu gitondo yaje kureba nimba nta kintu kamera yafashe. Arareba nimba nta kintu amashusho yafashe. Hari urwo yabonye rucaho, hari urwo yabonye ruco, murarubonye? Subiza inyuma arongera arubona ruco mu cyumba cye, turashize ararubona. Yararubonye. Rihani, ngwino turebe Rihani, ngwino nkwereke mu cyumba cyanjye. Ya myuka mbi nakubwiraga nayifashe kuri kaskwete. Kuri kaskwete niko bayita, ni kasete kaskwete hafi aho. Ngwino urebe. Aza kumwereka. Reba ni segonda. Umugabo arareba. Ndebe iki? Umugabo ntago ayibona kandi umugore yayibona. Nari nabibonye saa 8:55 ndetse na saa 9 z'igitondo z'ijoro mbega AM. Byari biri hano. Aramwereka, umugabo ntabyabona, natwe turabibura kandi mu kanya twari tubibonye. Sheri uri kunyereka iki? Sheri nukuri ngiye nabibonye, imyuka mibi nayifashe ku mashusho yirebe. Shayina nta mwanya mfite, ibyo umugore yarabonye birabura. Sheri nukuri nabifashe amashusho. Ugomba kunyizera. Mu nzu yacu harimo ikibazo, harimo imyuka mibi. Nkuko nakubwiye mbere, ndakwinginze nyumva. वॉश बेसिन में आंख दिखी थी तुम्हें, बेड के नीचे से कोई निकलता हुआ दिखा था, राइट? warambwiye ngo wabonye ijisho ngo riri mu rwogero, umbwira ibintu bidasobanutse. Nibyo Rihani, ibyo ngubwira nibyo. हम लोग ये घर क्यों नहीं छोड़ सकते रिहान, प्लीज? Rihani waretse tukava muri inzu tukajya handi. It's not a joke, Shayna. Shayina ntago ari imikino turimo. बेच दो, मैंने बेच दिया, रोमेनी आ जाओ, मैं आ गया. Turi muri Mumbai, warambwiye inzu nene naraguze ngo tuyigurishe twimukire muri Romania. Romania naho turageze uri kumbwira ngo inzu tuyigurishe tuyimuke tujye mu yindi. Ibi ni ibiki? घर बेच दो. Ntago ari imikino, njye se ndi komisiyoneri urugurisha inzu. Every time you panic. इस घर का 6 महीने का एडवांस दे चुकी है कंपनी में, उन्हें ये नहीं बोल सकता कि मेरी कंपनी yanyishyura amezi 6 y'inzu ngo mbe nyikodesheje, yankodesheje amezi 6. Rihani, तुम्हें हो क्या गया यार? ese ubundi byakugendekeye bite kuva twagera hano? Warahindutse. टूटी लगती है. Byose ibintu byose ngubwiye ugira ngo ni ibinyoma. Kubera iki? Hari igihe gira umugabo ugasanga nta cyizere umugore. I have a business to run. Umva Shayina, mfite akazi kenshi ko gukora, mfite business. Rero mumba barenge mu kazi. Rihani, umugabo ntago yumva ibyo umugore amubwiye. Turabazi yo ni imiteto. Ni bwa bwoba bwanyu nk'abagore. Umugore yatangiye kwibuka yicaye hano ati nzi n'ibiri bukubeho ninjoro. Umusore yari yabimubwiye, we yanze uwo munsi yamuciye amazi. Kumbe uko ninjoro haje imyuka mibi, umukobwa aranayifata. Ati iyo myuka mibi ntago wayifata kuri kamera. Niyo wayifata kuri kamera iyo myuka mibi, ni wewe uri buze kuyireba, nta wundi uri buze kuyibona. Bivuze ngira myuka mibi kuri kamera, yafashwe kuri kamera, uwayireba wenyine n'uriya mukobwa, ariko abandi ntago bayibona. N'uriya mukobwa natwe nitwe twenyine twabona iriya myuka mibi. Natwe dufite imbaraga buriya zidasanzwe. Uranyumva? Namwe mwice murebe iyi filime ufite ibibaraga. Shira kuba muroga cyangwa murogisha cyangwa kureba imbere ye. Gasani.
arakibura. Nakubwiye wabonye nyinshi. Iki ngiki muri hano bakita sirigori. Ni umwuka ufite imbaraga zidasanzwe. Ati uyu mwuka ntabwo uri kuguhiga ahubwo uri gushaka kwihorera. Sasa yaje gusobanuza wa musore. Ndetse umwuka uri mu rugo rwawe umeze nk'uyu mwuka uri kubona hano, urukoko rumeze nk'urunyamaswa ngo ruza ruje kuguhiga. Eti bigaragara uyu muzimu hari ikintu ushaka kwihorera mu rugo rwawe wawukoreye. Ese nawe ujye ubona mu nzozi zawe yego. None se wava muri ruriya rugo nkimuka byagenda gute? Ntacyo byamara. ईंट पत्थर की दीवारें तुम्हारे लिए घर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए नहीं. वो तो अपना घर तुम्हारे शरीर को बनाना चाहता है. Ati ushobora kuba wakwimura inzu ukajya mu yindi nzu yariye yose, gusa uriya muzimu ntabwo wifuza, ntabwo ugukurikiye inzu utuyemo ku buryo ngo niwe muri inzu uri bukuvyo. Ahubwo uriya muzimu urashaka gufata umubiri wawe akaba ari hutura. Mbega wajya wose umuzimu wagusanga mpaka utuye muri wowe. Shaina, uyu muzimu ntabwo wapfa kwikuraho byoroshye. But why? Kubera iki? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? Ese uwo muzimu nawe ukoreye iki? किस बात का बदला लेना? Kuki uwo muzimu ushaka kunyihoreraho? शराब तुम्हें तो बस सिर्फ हर्ट कर रही है. Uriya muzimu uri kukubabaza ariko wihorera. Menya warawuhemukiye. Ku musore avuga बदला वो रेहान से लेना चाहती है. Ati uriya muzimu urashaka kwihorera kuri Rihani. Bivuze ngo Rihani yari cyo yakorewe umuzimu? Yego, uriya muzimu uri gushaka kwihorera kuri Rihani, niyo mpamvu iri kugutesha umutwe. Nyagasani, Rihani yari cyo yakoreye uriya muzimu, uwo mwuka mubi. Biramucanga. Wow. How silly am I? You haven't changed. Hakuzi ko ndi ikigoryi, uzi ko mbibonye ko kutigeze uhinduka Ditya, urayoyoma nubu. Uracyayoyoma. Uri kunyinisha, wiba ikigoryi Shaina. Ntabwo ndi kugukina. Gitekerezeho. Reba ibintu byose utigeze umbwira urumva narabimenye gute? Nimba ibyo ndota wo karukuri nkabikubwira wibisuzugura kuki mbimenya kandi ari ibanga ryawe. Shaina ashobora kuba ari ibanga. Hari ibanga Rihani yaguhishe atigeze akubwira. Arashobora kuba arinjiye mu nzu yanjye ubi ikigoryi. Sinshaka kugusengera, ndashaka kugufasha. Ibiri kuba mu nzu yawe byose ni amakosa y'umugabo wa Rihani. Ibiri kugutera n'imizimu ni amakosa ya Rihani. Shaina nyumva. Ibiri kukubona amakosa ya Rihani. Rihani yakoze iki? Ngo umuzimu ashobora kuba yaraguhemukiye. Ndabizi Rihani hari ikintu ari kuguhisha wa mugore we. Nawe ndagira ngo ukomeze ubyibaze. Ese urashaka kumenya ikintu umugabo ari kuguhisha? Ese iryo banga uzi ryari ry'umugabo yaguhishe? Ni irihe? Ndikubwire madame. Oya, wirimbwira. Ntaryo nshaka kumenya. Kuko nzi ukuri. Ukuri nzi nuko kubera yuko nakwanze nkaguta nkagucika. बदला वो स्पिरिट नहीं तुम लेना चाहते हो मुझसे. Niyo mpamvu ushaka kunyihoreraho umbeshya. Umugore acaho. Yanze kumva inama, gusa wanze kumva niyanze no kubona. Umugore ntibyatinze yaratashye. Uko yagatashye yareba umugabo we Rihani akibuka uriya mugabo Aditi yamubwira ati Rihani umugabo wawe hari ibanga guhisha. Ibyo bimenye. Yareba umugabo akabona umugabo ahora ari bize mu kazi. Umugore yamubwiye ati umugabo hari ibanga guhisha. Gusa ukuntu usanga umugore yizera umugabo cyane. Avuga ati ntabwo umugabo wanjye yamisha. Twatangiye batubwira ati amabanga ni umwanzi w'urukundo. Ibanga cyane cyane twatundi duto tumusuzugura. Allo, yaramuhamagaye. Umugabo ntago akikoza umugore. Umugore aba yicaye muri salo wenyine, umugabo ari mu kazi ku manywa na nijoro yatashye bari mu kazi. Nakaririmbo ati ndabyemera kutakinkunda na rimwe. Nakaririmbo bigeze gukundanaho. Nago kinyibuka. Nanjye nago nyikwibuka. Barahamagarana. Katurori. Akanuko kafashwe uraza gusobanukirwa hari impamvu biba bigenze gutya. Katwikomereze. Byatinze. Umugore yaje hano. Amagambo yagiye yandika ku muryango ku nzu. Ni ya mico y'Abahinde.
yarasohotse zagura na Aditi भी बताना चाहते थे मैं सुनने none ubu ngubu ndi tayari kumva ibyo mbwira byose mbwira एवरीथिंग आदित्य mbwira buri kimwe ya Aditya yaje kureba Aditya उसने जो मुझसे छुपा रहा है ese ni uriya mugabo wanjye yakoze ari kumisha mbwira buri kimwe रेहान ने किसी का खून किया है Rihana umugabo wawe hari umuntu yishe wumva amagambo iki तुम्हारे मुंबई जाने से पहले जान ली थी उसने किसी umugabo wawe hari umuntu yishe mbere yuko musubira muri Mumbai Shana is that person's spirit that wants revenge ndetse umwuka cyangwa se umuzimu w'uwo mugabo uwo muntu umugabo wawe yishe niwo muzimu uri kugukurikirana uri kuguhiga ushaka kwihorera listen to me ndagira ngo nyumve I'm very sorry umbabare Shayina Shayina Oh my God mana yanjye Rehan's a murderer Rihani ni umwicanyi Rihani umugabo we wari umuntu yishe I can't believe it ntabwo nabyizera मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था शाना nanjye ntabwo nabyizera Shayina लेकिन एक तरीका है ariko hari uburyo twabimenyamo twamenya ukuri अगर रेहान ने ऐसा कुछ किया है nimba Rihani kuko yari icyo yakoze cyangwa abeshya Daninyi मैंने अपने सपने में देखा था कि nabibonye mu nzozi zanjye ko के बाद उसने अपने ko umugabo amaze kwica umuntu पाए थे hari ahantu yahishe imyenda yari amaze kwicaramo uwo muntu कोई रिपेयर वर्क चल रही थी ndetse ibyo byabereye mu nzu mwari mutuyemo mbere एक फॉल्स वॉल बन रही थी araza kuhamwirika वो कपड़े वही होंगे ati mu nzozi zanjye anerekwaho umugabo wamaze kwica uwo muntu aho yahishe imyenda yuzuye amaraso लेकिन 2 महीने से ज्यादा कोई टिक नहीं पाया वो घर आज भी खाली है हमें उस घर में जाना होगा ati iyo nzu mwabagamo kubera umuntu wapfiremo mugahishamo imyenda umugabo agahishamo imyenda nta wundi muntu wabasha kuyituramo ngo amaremo amezi 2 ntibibaho baje kumwereka ngo uno mugabo ahora birota akura y'ishashi kumbe koko arasa nk'arimo ibyenda ngo ni ibyenda umugabo amaze kwica umuntu aho yahishe imyenda yuzuye amaraso katururi kure bano Rihani Kana कपड़ों पे अपना इनिशियल्स करते हो yatangiye kwibuka umugabo we iyo yaguraga imyenda yandikaga izina Rihani Kana ngo wandika ku myenda yawe nkaho uri umunyeshuri ukiri mu kigo cy'amashuri umupira urano urimo amaraso umupira urano uriho amaraso kandi handitseho izina ry'umugabo we uno mugabo Aditya yaramubwiye ati umuzimu uri kuguhiga ni umuzimu w'umuntu wishwe n'umugabo wawe amwiretse naho yahishe imyenda uyu mugabo Aditya ngo nibyo ajya yerekwa ajya abibona harakuna abantu bagira yerekwa nanjye arabambwiye ngo baranyeretswe Shayina wari uri hehe agiramo ubwoba ko naguhamagaye cyane wari uri umugore yamutinye abonye ko umugabo hari umuntu yishe n'umwicanyi Shayina Shayina ni ikibazo cy'umugabo umugore yatinye umwicanyi nakumenya ihuni ku mutima Shayina ni ikibazo cye umugore afite ubwoba bonye umugabo agiramo n'ubwoba arabona uno mugabo yamenye ko ari umwicanyi hari umuntu yishe akinga umuryango ndetse ni nawe wamuteje umuzimu wishe umuntu w'abandi none umuzimu w'umuntu uri guhiga nge fungura umuryango Shayina ibi ni ibyabaye bakimukira hano ni ibyo turi gusobanurirwa ibi ni amagambo yanditswe n'umupfumu ariko twereka ubuzima Shayina yabayemo yanyuzemo bakigera hano bahamaze ukwezi ibi ni ibyabaye muri iyo minsi ya mbere bakihagera umugore yaje anafungura amazi amenye ko umugabo wari umwicanyi hari umuntu yishe ajya guhisha n'imyenda ndetse n'ikimenyimenyi imyenda yanditseho izina ry'umugabo we R.K. ariryo bisobanuye Rihani ndetse na Kana yararize kibazo bwarakeye turacyari kubwirwa uko byagenze zirara zishya mugabo avayo mbabarire kanegereze mwambare kandi ni umugore we negereze
umugabo arasohoka umugore yamutinye शायद मुझे म्यूनिक जाना पड़ेगा आज ही uyu munsi araza kujya muri Munich मैंने वजह नहीं पूछी रेहान umva ntago nagusabye ngo umbwire impamvu zitumye ujyayo nta mpamvu yatuma umbwira ikikujyanye wegenda uhuha torongera Yesu uzaza kundeba kuri gari ya moshi yarabanje aramuherekeza aramaza nimba azagaruka kumureba Shaina iki ese buri kimwe kimeze sawa ahubwo we mbwira nimba buri kimwe kimeze sawa umugore yamenye ko umugabo wari umwicanyi ari umuntu yishe umaze iminsi witwara mu buryo budasanzwe ndakeka ari ikibazo ese hari icyo uri kumpisha ahubwo se ngiye nkubajije icyo kibazo nimba we hari icyo uri kumpisha kuvugira mu migani umugabo nukubaza umugore ati hari icyo uri kumpisha umugore nawe ati ahubwo icyo kibazo ninjye wakakikubajije nimba we ntacyo ufite umpisha katurori umugore avayo ibi ni ibyabaye muri kuriya kwezi kumwe bamaze aha ni mu nk'icyumweru kimwe Rihani yagiye muri Munich azagaruka nyuma y'iminsi 2 rero dukora icyo tugomba gukora mu minsi 2 mu minsi 2 tube dukumaze kugira icyo twakora Shaina mbabarire ndabizi buno birakugoye cyane kuri wowe oya Aditya ndashaka kumenya ukuri kose hashobora kuba ari ibanga rikomeye cyane umugabo wanjye ari kumpisha ashobora kuba yaratumye nkunda we Rihani kumbo yatumye nkunda atari wewe ndashaka kumenya nimba umugabo wanjye kuko twarashyingiranywe ari ikinyoma menye basi ukuri kwisha inyuma y'icyo kinyoma nukuhe Razi ni ijambo ry'Igihinde reka tumaze tumenye ninde Rihani yishe hari umugore w'umupfumu reka bari tujya kureba utuye hakuno araza kutubwira uyu mugore rwose afite imana idasanzwe cyane n'umuganga arakora babita abaganga uriya mugore agukoraho rikaka baje kuraguza umva wa mugore we hari umwuka wa mucakizimu twabonye ku kishushanyo ngo bakita Stregoyi hati kiriya kintu kiri kuguhiga kandi kiri kugukurikirana ahantu hose umupfumukazi ikibazo cya kabiri ushaka kumbaza ni ikihe ese umugabo wanjye ibi niwe wabikoze umugabo wanjye yabaye umuntu yishe uyu aracuragura hitamo ikarita nkubwire hari abaragurisha amakarita ashyira ikarita hasi kuramo n'indi munsi yaje gucuraguza amenye umugabo we kuko nimba ari umuntu yishe byose nibyo umugabo ari gusoma ku rwandiko nawe yabyandikiwe n'undi mupfumu wa mugore w'umugabo we hari amabanga ari kuguhisha hari ubuzima bw'umuntu yatwaye umugabo wawe ndi kubibona neza cyane hari umuntu yishe ese umuntu yishe waba uzi uwo ari we ese izina ry'uwo muntu ntabwo ryari mu bitekerezo byawe cyangwa isano bari bafitanye ongera uhitemo baje kuraguza umugore amenye umuntu umugabo yishe ninde n'izina cyangwa isano bari bafitanye n'uwo muntu yishe ibyo bapangaga marareba Pfumu kureba mu nzuzi ze baragurisha amakarita Pfumu kiri kureba Mupfuma kiri kureba ari cyamunize ataravuga izina ry'umuntu bishe wibuke ngo umuntu umugabo yishe niwe muzimu umugore hari cyatangiye kumuniga Yeshafara Hachafara turashize uwo muzimu urashaka kwataguka kwigarurira mutwara amafaranga yanyu arimo inyatsi muyatware mumvire hano uwo muzimu uri kuguhigana mubi cyane muve hano nariye menshi yabashubije na yabo ubundi nta mupfumu uruka kirazira byarangiye abapfu bariye iby'umupfumu agezemo ubwo umuzimu uri kumuhiga bayita Tirigoyi nakubwiye abonye twinshi bamwise ngo bawita Tirigoyi ese duhagarara tubanze tunywa agakawa sawa
byabacanze gusa umupfumu aramubwiye ati byo koko cyane umugabo wawe hari ubuzima bw'umuntu yatwaye yishe yavuze gutwara ubuzima nawe urabyumva yarabutwaye nyine yaramwishe ati kandi hari amabanga guhisha baje kunywa agakawa urakoze ese we ntabwo unywa oya क्या सोच रही हो ese uratekereza iki क्या सोचूंगी ese urumva natekereza iki frankly I don't even know what to think ubu ngubu nta nubwo namenya icyo ntekereza nk'ubwije ukuri शायद I think you should go back shana teka twasubirayo या तुम्हारी जान को बहुत खतरा है ubuzima bwawe buri mu byago hakuri nu ubuzima bwawe buri mu byago kumbe dore hanze hanze aho imodoka iri hari icyaje कहाँ जाऊंगी ese twajya he मैं को वे रेहान ना होता है इंडिया वापस चली जाओ reka dusubire mu buhinde आने के लिए झगड़ा किया मैंने nahanganye n'umugabo wanjye mwumvishe ko tugomba kuza inaha ना चाहती हूँ वापस none ni gute nababwira ngo dusubire mu buhinde kumba araha imodoka yabo dore ikiri kwinjiramo dore ikiri kwinjira या उससे बताने की हाँ उससे कौन सा तुम्हें पता कि सब कुछ किया है umugabo ntabwo yigeze akubwira igihe yakora ibi byose ngiye gushakira itike wowe uve hano ugende ubure kumbe imodoka y'umukobwa dore ikinjiramo dore urwinjira imodoka y'umukobwa इसकी जान बचाना चाहूंगी तो सच नहीं जान पाऊंगी ati nkomeje kugerageza gutabara ubuzima bwanjye sinazigera menya ukuri truth or death great choice ati kandi nkomeza no gushaka ukuri bishobora kuza gutuma ubuzima bwanjye bubipfiramo ngomba guhitamo ukuri esanse y'imodoka itangira kumeneka hitamo kuba wa mukobwa we ushobora kuvumbura ukuri kwinshi bigatuma nawe ubipfiramo imodoka yatangiye gushwanyagurika oya I choose the truth misemo kumenya ukuri ibyo umugabo wanjye yakoze कि सच जानने की कोशिश नहीं करूंगी ntabwo nshaka gukomeza nzenguruka mbaza ukuri hari ubundi buryo bumwe वालों का जवाब देना ही पड़ेगा ngiye kubaza ari hano ukuri kose mpaka nsubize लेट्स गो आदित्य reka tugenda Aditya इनसी का खेल अब मैं खत्म करना चाहती हूँ iyi mikino yo kwihisha no gushakana ngiye kuyihagarika baje mu modoka bakigera mu modoka itangira gucumba ibuka hari icyo tubonye kiza cyishwanyaguza kibazo ki hari icyaje imodoka kirayiyangiza reka njye gusuzuma moko mukobwa aharambiye kujya ahora azenguruka araguza agira atarashaka kujya kubaza ukuri kandi ukora kubaza nyir'ubwite What's wrong? kibazo ki Something has damaged the radiator. hari ikintu cyangije radiator We'll have to get it soldered. But it's late now. How are we going to get it done? tugomba kuyikoresha none turabigenza gute duhamagare Kayinamura John niwe mukanishi wa hafi I think आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा हमें. Huh? But I must get back, Aditya. ariko ngomba gusubira mu rugo kureba Aditya Rehan's out of town. Rihani umugabo we ntawe uhari Okay, I promise. uzagera mu rugo mbere yukaza nimba imodoka yapfuye tugomba gushaka aho turara radiateri bakayikora imodoka yapfuye gusa icyayishe twakibonye मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. humura reka turare n'ahantu ntabwo ndi bukubabaze mu buryo ubwo ari bwo bwose nyizera ntabwo bagenda n'amaguru bari mu cyaro abapfumu benshi urabizi n'ahantu baba batuye ni kure cyane bari bagiye kureba umukurambere urabizi In a poem by Tagore, we Bengalis know it really well. Tumi kon bhangorer pothele. It means, what strange path led you to me? najya bati aho wankuye kure ati se niyihe nzira ushaka kunyoboramo ngo niko bajya bavuga अब बस तुम पे भरोसा है. nkubwije ukuri muri umugore kubera kumva ko umugabo we hari amabanga yamuyishe ngo hari umuntu yishe n'iki byarangiye yararanye n'umugabo bahoze bakundana amabanga n'umwanzi w'urukundo ntimugayishanye Hey, hano hari urwandiko going to fix the radiator. nagiye gushaka umuntu utunganya radiyateri ndagaruka mu isaha imwe radiyeta kubyuka mu ijosi nta ya sheneti irimo igaragaza ko afite umugabo mangara sutara nayibonye uyu munsi ngo niko bayita ntago nari mbizi kureba hano umugore yararanye n'umugabo katururi umugore aza hano kureba hano abona agakapu sibi ni iki nyuma ye bigenze ute nta kintu muhabonye umugore yasigaye mu gahoteli ari wenyine ngo hari umuzimu uri hano kuri bano hari buje naho yararanye n'umugabo bahoze bakundana umugabo yamubwiye ati mbaye ngiye gushaka umukanishi udukorera radiyeta maze dukomeze urugendo mfite ubwoba
wakongera mu bwoba bwonyine yifitiye bw'ibyaha yarayemo. Abonaga telefone hano, telefone nimero itazwi. Telefone iruhande rwayo ari kumva amajwi, hafi ya telefone munsi y'igitanda akawumva amajwi. Fata telefone cyangwa se gufata telefone. Katurori fana yakaboko afate telefone yitabi. Arayifata. Hasi ari cyamukuruye. Katurori hari urwatanye gukura umukobwa rumwinjiza munsi y'igitanda. Kurura itapi n'amatakira ngo biranga, kimwinjiza munsi y'igitanda. Ni umuzimu bita tirigoyi munsi y'igitanda. Bigenze ute? Kameramani katamanura kamera ngo twirire isi. Ibi ni iby'umugabo yari ari gusoma byabaye ku mugore we. Menya birangiye. Wibuka wari uri kubyandika? हमें पता चल जाता कि शाइना उस होटल रूम से फोन बूथ तक कैसे पहुंची. Ati iyo tuza gukomeza ntihagire umuntu mvangira, ubu twari kuba tumaze nari gukomeza nkandika, twari kuza kumenya buri kimwe cyose yanyuzemo, ariko dore bandogoye ntago nanditse buri kimwe. Umugabo ntago yamenye buri kimwe. Gusa ikibazo ndabizi. किसका खून किया तूने रिहान? What? Wishe nde? Iki? Dusomye ko wishe umuntu. किसी का खून नहीं किया. Nta muntu rumwe nigeze nica. You can at least be honest here. Basi byibura tubwiza ukuri twe. तुम तेरी मदद कैसे करेंगे? Nuduhisha ukuri ntacyo twagufasha. Murder someone. Amani nta muntu rumwe nigeze nica, barabishya. With you guys, do I look like a murderer? Mufite ikihe kibazo? Murabona cyangwa umwicanyi nta muntu nishe. Aditya bari gushukura mukobwa mushuka ate? किसने इस घर में स्पिरिट को भेजा है? Niwe watwereje iriya myuka mibi. तुमसे करवाया. Remember the gypsy woman? वही लेके गया था ना. Niwe wagiye kodesha ubwo murozi uwo mupfumukazi. His life उसे पाने के लिए सब Ye किया. kuko yahoze yifuza ko Shena yamugarukira. Plan, can't you guys see? Ntago mbona ko ari umupangu woroshye. Take this house with us, Rigoy, then look to Shaina as a savior. Turiya mugabo niwe wabipanze byose kugira ngo yereke Shayina ko ari nk'umucunguzi uri kumurinda imizimu. मेरे कपड़े. I mean really? Arashifata n'imyenda yagiye ijyana inyuma y'igikuta, ibyo byose ni imipangu ye. Arambishyira. Shaina. Kandi Shayina She just fell for this nonsense. nawe arangije apfa kwemera ibyo mubwiye, uriya mwandara wemera. ये हो सकता है. Birashoboka. क्योंकि अगर ये सब उसने खुद किया है तो उसके लिए झूठ बोलना बड़ा ही आसान था कि ये सब उसने अपने सपनों में देखा है. Ati koko ibyo byose bibaye byarabaye byakora, kuki se yavuze ngo yabibonye mu nzozi ze? Ndagira ngo mve amagambo y'umusaza. Joke. Then we must find this joke. और हमें उसे बोलना होगा कि No muswa. कुछ भी किया है उसे वापस ले. क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या कर लूंगा मैं? None ibyo yavuze byose tubivuguruze, yego n'ubundi nta tandukaniro byatanga, byose ni ibinyoma. Almost broken up my marriage. Yararanye n'umugore wanjye n'ubundi ubwo yanciye inyuma. मांगूंगा उससे. Urumva nimona namukorera iki? के सामने की जो भी ब्लैक मैजिक किया उसे खत्म कर. Ese ni majibura yakoresheje. उसे खत्म नहीं कर सकता. Even if he wants, he can't reverse it. Then who can reverse it? None ninde wabisubiza inyuma ibyo byabaye? Umva amajwi. Hano bumva amajwi. Gatururi baza begira. Yakangutse. Umva amajwi. Mugabo ati kuvuga ati nge nta muntu nishe, barambishyira. Dore isura y'umugore ukuntu yabaye. Mu mutwe hacukutse, arasa nk'arimo icyobo. Shayina araryamye. Kandi Shayina ubu uri kubivuga usura dore ukuntu yabaye. Aceceke. Shayina araryamye. Subira inyuma. Birebera. Ngo muceceke, Shayina araryamye. Yuzuye amaraso. Katururi. Mizimu yirahari. Myuka mibi irahari, twabibonye. Bidashidikanywaho. Exorcism. Kwa kundi birukana imyuka mibi mu muntu, nibyo bita exorcism. Ntago byoroshye kubona uruhushya rukuramo imyuka mibi mu muntu. Urusengero kugira ngo rupfe kuma uruhushya rwo gukuramo imyuka biba bigoye. Also, I don't think a body can. Nubundi ndakeka umubiri w'umukobwa ntabwo wapfa kwatakwa, wapfa kwemera imyuka mibi yawinjiyemo.
rero mutabare cyangwa apfi. Imyuka mibi nimwinjiramo umubiri ushobora kutihanganira guturwamo n'iyo myuka mibi akaba yapfa. Mu mutabare baje gusaba abakozi b'Imana. Umva ngiye mboshywe n'amategeko y'urusengero. Amategeko y'urusengero ntaganyemerera gukuramo umuntu imyuka mibi, nibyo bita exorcism. If we can deliver some kind of proof to the church, ariko turamutse tubonye nk'ikimenyetso tukireka urusengero rwacu rwose ko uriya mukobwa ari imyuka mibi murimo, we might be able to convince the archdiocese. Bishobora kuza kudufasha rwose kumvisha umukuru wa arkidiocese urusengero karwabyimvangamo. None ukeneye ikihe kimenyetso? Bazanye kamera. Urusengero rukeneye ikimenyetso kigaragaza ko umukobwa arimo imyuka mibi. That takes control of the little girl. Sano bazanye n'umukozi w'Imana. I hope we can record the proceeding. Ndakeka twebwe dukamere ibyo ngiye gukora, inzira yose ndi buce mu bikamere ndabyikamerera. Padiri avayo aza kure umukobwa. Ni padiri? We can start. None reka dutangire nimba uri gukamera. Imigenzo yose padiri ari bukore bayikamere ku buryo urusengero umaje ati nibiki wakorera umukobwa yagaragaza amashusho. Kumbe dore hakuno. Kobwa ari hano. Aryamye umutwe munsi y'igitanda. Ati guhangana n'uriya muzimu witwa Trigoyi ntago byoroshye no kwitonda. Kobwa dore ukuntu ameze, imitsi yagiye irarega wagira ni imizi y'igiti. Nitwaje imbaraga marwa n'urusengero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wakibiwe iyerekane ndagutegetse. Kibi kiri mu mukobwa kiyerekana uwo umukozi wayo. Of Jesus Christ, show yourself. Imbaraga za Yesu Kristo iyerekane. Wabwira yacuramye ari gucira inkonda. Tubwira urinde wa muzimu. Mukobwa ari gucira inkonda do. Our Lord. Izina ry'umwami wacu ndagutegetse iyerekane. Mukobwa arahaguruka. Arimwo n'imyuka mibi, nibyo bavuga ngo umuntu ari possessed. Haleluya. Kora ku kimenyetso. Kobwa dore indoro. Muzimu murimo bita Trigoyi. Kurura gatebe. Icara ducate. Umvurijwe umukobwa ari kuvuga. Padi icara ducate. Amenyo ni nka Skype. Nagatwenge. Kobwa araseka. Urinde. Tubwire. Hey. What do you seek? Uri kubona urashaka iki? Uri gushaka iki? Izina ryo data igaragaza uri we. Kavayo! Kavayo gutyo. Katururi kazakurino. Afata utunyenza atangira kurya. N'amasaza atangira kurya umugore we. Umva kamera. Fata amasaza ararya. Utunyenza ararya. Bariba. Umugore we. Mbega umunyu urimo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, shaka bibe Nyagasani, bibe mu isi nk'uko mu ijuru, udumuga dutunga buri munsi. Tubabarire abaducumura nk'uko natwe tubabarira ibyo twagucumuye. Ko yakavuze isengesho kivayo kijya munsi y'igitanda. Turinde ikibi and glory forever and more. Ni ryasengesha muzi nta kindi yongeyeho nta n'icyo yakuyeho ntago mwindushya. Show yourself. Ndagutegetse yerekane. Show yourself. Wa nyamaswa wiyerekane. Wa mugaragu wa Satani we iyerekane. Show yourself. Ndavuze iyerekane. Mu izina ry'Imana. Uri padiri umuzimu uramusuzugura. Umupadiri menya nta mavuta afite. Urongera uvayo. Bucece unagira ubwoba. Dore ukuvayo kumunyenga. Padiri areba kano gacayo. Umuzimu dore uburyo noneho ukurayo umukobwa n'umukobwa rimwe imizima ari possessed. Araza arabanza aragagara hejuru y'uburiri nta kintu kimufashe. Umugabo yirebera ngo yishe umuntu yishe niwo muzimu uri kubahiga. Katurori byagenze bite? Ese umugabo ari umuntu yishe? Umukobwa arongera ku buriri. Kozi w'Imana ko ntacyo akora abona afite amavuta. Giye sinzi. Katurori
bano babiri barareba. Bloody sinner! Wa munyabyaha we, bloody sinner. King little boys, huh? They threw out of the DRCs in Milano, did they not? What is this? Ibi ni ibiki uri gukora? What do you know? Uzi iki? It's not me. It's not true. Ntago ari njye ibyo uvuze, ntago ari ukuri. Padiri umunyabyaha nawe ndakuzi. What was his name? Yitwa nde? Fernando. Quiet. Fernando, kakana ko muri korari ujya usambanya ufata ku ngufu. Gafite iminwa isa nka pink. Padiri sasa waje kwirukanamo umuntu imyuka mibi, nawe ngajya aryamana n'utwana tw'uduhungu, yakagombye kuba yitaho turirimba muri korari. Kandi iki ni ikibazo twagiye tugarukaho cyane, za Vatikani inama zateranye ugasanga ngo hari abapadiri usanga bafata utwana duto dusenga mu rusengero tw'uduhereza, tw'uduhereza. Son of Satan. Ntago ari ukuri. Not true. Mwana wa Satani, ibyo uvuga ntago ari ukuri. Uri mubeshyi, ni gute watinyuka? Vayo. Come to me, you whoreman. Have you not read follow peace with all his men and holiness, without which no man... Kwino hano wa mugabo ufite imyuka mibi, wa mugabo w'indaya, n'ubundi ntacyo uri cyo. You have no God. You are my... Nawe ntabwo uzigera ubona Imana, nawe ntabwo uri Imana. kingdom. You pray to my father, to Lucifer. Ati nawe uri sekibi ubwawe, usenga Rusoferi kubera ufata utwana ku ngufu. Nawe wiyita umukozi w'Imana, ahubwo ngwino utwiyungeho dukomeze dukorere Satani, dukora umurimo we. Wibeshya abantu ngo urakijijwe uri padiri. Padiri atangira kuva amaraso. Padiri ava amaraso. Come to me, you unclean spirit. Come. Ngwino ndebe wa mwuka udatunganye. Lucifer awaits you. Ati Rusoferi nyiricyubahiro aragutegereje, vayo. Padiri bitangira kumuniga. Uyareba. Avuga indimi ntumva. Padiri biramuniga. Padiri azize kuza nta mavuta afite. Yaje yigeze umuntu ufite amavuta, kumbe nawe ngajya asambanya utwana two muri korari tw'uduhungu. Padiri dore ngaraseba yari yaje avuga ati ngiye mfite amavuta, kiliziya yangiriye icyizere. Ese kibiwe, imyuka mibi ntago nayirwanya. Afata intwaro ye iy'umukristo acaho. Uwo bahamagaye nta mavuta afite, nawe ubwe yifitiye ibyaha bye. Ahubwo arageze Satani atangira kubwira ati wewe urankorera cyane, naye narakubuze wa mukozi wanjye w'Imana, nta nubwo ikuzi ntuzajya mu bwami bw'ijuru. Yesu urashaka guhura n'uriya mugore. Ijwi ry'umugabo rivugira muri uyu. Shagura nawe. Shagura n'umugore wawe. Arongera gagaragaruka umugore imbere y'umugabo wareba yirebera kira mu bwoba. Ikasani. Mana we nakabazaniye. Rihani we, Rihani ntago nagukoraho. Pesi nagukoraho. Riha kiramukwega, kiramuzamura umugore, kiramuniga. Rihani mfasha, dore niwe uzi buri kimwe, mfasha. Rihani mfasha, nimba uzi buri kimwe. Rihani byose urabizi, ndakwinginze mfasha. Umugore aramanuka, inzogera zirirenga. Murazibonye ariko umugore yaragagaye, inzogera zirirenga. Akigagara zirirenga ni kure bagiye bavuga. Umugore aragagara amanuka ku buriri. Rihani umeze neza? Nawe utangiye kugagara. Nzogera zirasakuza. Rihani yavuye aza hano, nzogera ziri gusakuza. Rihani nawe ntago ameze neza. Ese Rihani kuko hari umuntu yishe cyangwa baramubeshyera? Yaje kuri no Rihani katururi sakuza. Ni ikibazo mu rugo. Mugore wanjye ntabwo wamutwara, ntibibaho. Sinzi wabwira ninde. Narira. Mugabo yaje anarira. Byo yiboneye mu rugo biratangaje, biririnze. Jya muvuga ngo kandi ngo urugo rwanjye rwagize ikibazo. Shayina wavuze ukuri. Umugabo yaje anatangira kuvuga ngo Shayina madamu wanjye wavuze ukuri. Byose ndabizi, nzi buri kimwe.
क्योंकि मैंने सब byose ndabizi kuko ninjye wabikoze wumve कसूर मेरा है. byose ni amakosa yanjye niko umugabo ari kuvuga byose ni amakosa yanjye Shaina was right all along. Shaina ibyo yavugaga byose ni ukuri yaje kuganira bano का फैसला उस राज की वजह से था. ati impamvu rero nashyize intera yanjye hagati nawe byari byaratewe n'amabanga nari naramuhishe umugabo yaje kwemera ukuri सालों से छुपाता रहा. iti ni amabanga nari narahishe imyaka yose ati ni imyaka inihise byagenze biti Married. ati ubwo ngewe n'uriya mukobwa Shaina twendaga gushyingiranwa imyaka inihise Rihani yaje gutanga ukuri noneho kose wumva utega amatwi We were still in Romania. icyo gihe twari tukiba muri Romania reka bagusubize muri Romania ubwo uriya musore Rihani yari agiye gushyingiranwa habura gato gashyingiranwe na Shaina mwana wanjye nohereje mangarasuta ruze kuyireba मामा आपका बेटा स्टूपिड भी है और भुलक्कर भी आपका कोरियर मिलते ही मैंने इतनी एक्साइटमेंट के साथ ये मंगलसूत्र इसे mama arata nta kibazo nohere nayibonye wayohereje बल्कि इतना ठंडा रिएक्शन दिया ना अगर आप kumbu yari ari kuganira na mama bari muri bivuze ngo uno musore n'uyu mugore imyaka inisi babaga hano muri Romania mbere yuko bashyingiranwe muri Romania niho babaga na mbere basubira mu Buhinde baza kugaruka hano मोदी तो कुरियर आता ही नहीं ना. बेटा ये कोई मामूली icyo gihe bari kuri murandasi bari kuganira na mama asizeyo छिपा है इसमें. दो माए मतलब ati mbaye imigisha y'abamama babiri लेकर मैं वैष्णो देवी गई थी. iyi nayikuye kwa Vaishano Devi इसकी पूजा करवाई थी bivuze ngo kiriya kigirwamana iyo mangarasutra cyayihaye umugisha कि ये शादी यहाँ इंडिया में मेरी आंखों के सामने होती. Please don't start. byakabaye byiza mushyingirana mu Buhinde imbere y'amaso yanjye कोई लीव नहीं मिलेगी. mama urabizi ntabwo wampa ikiruhuko cyo kuza gushyingiranwa बड़ा अच्छा ऐसा करते हैं. जून में जब हम लोग वापस आएंगे ना तो दोबारा शादी करेंगे. ati reka dukore ubukwe hano njye n'uyu mukobwa nitugera no mu Buhinde tuzongera dukore ubundi bukwe bwa kabiri basesagure mbega tuzaza dusesagure bagiye gushyingiranirwa hano ariko nibasubira ngo mu Buhinde bazongera bereka ababyeyi ibirori bakoresha ubundi bukwe mama tuzadushyingiranwe twongere dusesagure arabyumva muri segonda हेलो. allo félicitations सुना है प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हो. प्रणय सूत्र. It's a legal name for Kama Sutra. ati numvishe ko ugiye gushyingiranwa n'umuntu umeze ute ati uwo muntu mugiye gushyingiranwa ameze nka za filime z'urukozasoni za Kama Sutra यानी कि विवाह. Congratulations on your marriage in advance, Rehan. reka mbe nguha félicitations kubw'ubukwe bwawe butaraba uno musore Rihani agiye gushyingiranwa n'uyu mukobwa yatangiye kwakira telefone y'umuntu umubwira ati umukobwa mugiye gushyingiranwa Shaina hameze rwose nka bamwe bakina filime z'urukozasoni I'm the guy who's fucking your wife before you were. ati ninde turi kuvugana umuntu muri kuvugana ni umugabo wajyaga uryamana n'umugore wawe mbere y'uko mushyingiranwa yakoresheje n'iki jambo kibi waseseraga mbere y'uko mushyingiranwa kandi bisibyo ese ntabwo yigeze akubwira ko njye nawe twajyaga tugira ahari wenda yashaka kwibagirwa You know, I can have you arrested for making this obscene. umva wa mugabo wewe uri kumbwira no magambo ushobora kugufungisha amagambo nk'aya kuyavuga ku mugore w'umuntu cyangwa fiancé w'umuntu ntabwo yemewe umusebya umwicira izina Cool plan. Crime तुम करो और जेल मैं जाऊं. What do you mean? ushaka kuvuga iki Fuel, Balkan Holdings, Finance Romania. amubwira aho akorera hose muri Romania Ring a bell. Who the hell are you? urinde ariko wa mugabo we ndagira ngo wandike adresse z'uwundi we uwo munsi Ruhani umugabo yaramubwiye ati andika adresse z'ahantu ntuyuze duhure ati ndi umusore wabanje kujya ndyamana n'uwo mukobwa mugiye gushyingiranwa Shaina urimaze kumva umugabo umubwira ati naryamanaga n'umugore wawe yaje kumureba ngikureba umugingo utinyuka hamagara ambwira ubugoryi kandi nanjye narakoze ibaba niba ngombwa mukome hey cyangwa me n'amakuru wabona uriya mukobwa yaranyihishemo akati buryo nyakwa kana akati buryo ese ninde katurore yavuye ibintu byabaye imyaka inise Mr. Khanna. nyakwa kana Welcome. urakaza neza So good to finally meet you. byiza cyane kuba duhuye Come. ngwino vayo ninde umugabo avayo ashikura n'umuntu wamubwiye ati umugore wawe buriya ngiye uko mbona gutya kumbe ninde Aditya wa undi twabonye wari uri kubwira umugore ngo ngamufashe kugera hano yasanze yamanitse ifoto y'umugore wasa nk'uwambaye ubusa yasanze ikigabo kiri kuri ifoto y'uwo benda kujya gushyingiranwa yambaye ubusa iriya foto urabona ngo turabona atari nziza ya Shaina yambaye ubusa iriya foto ndayikunda ya Shaina pe mfite n'andi menshi ariko iriya niyo favorite yanjye पूरी मेरे लैपटॉप पर है. ubundi iyi ngiyi nuko nayimanitse hano ari igice ariko ubundi yose yuzuye ndayifite no hasi hagaragara wumva ukuntu kiri kumwirataho ati ndayifite muri laptop yanjye umugabo agiramo ubwoba umugore hari abandi bagabo batunze
ariko no mu modo फोटोग्राफर के लिए शाना जैसी सीधी ati kubera umugore wanjye ari mu modo biroroshye cyane ko bamufotora ifoto nk'iriya bagaragaza umugongo ariko nta kindi umugabo yatangiye kudefanda uwo benda gushyingiranwa ni Shaina लड़की को बहकाना कोई बड़ी बात नहीं है I see you've done your research on me. Very good. जो लोग अपना होमवर्क करके आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ati umugabo aramubwira ati ushobora kuba waramukoresheje nk'umumodo akaba ariyo mpamvu wamuyobeje ukamutwara muri ibi bintu undi aramubwira ati nkunda abantu bakora ubushakashatsi warakoze kunyigaho nimba ubizi ko nkoresha amamodo मैंने भी थोड़ा सा होमवर्क किया है तुम्हारे बारे में. देखना चाहता nanjye nakwizeho ngwino ngende nkwereke It's gonna be fun. ngwino ugende urebye nakwizeho uraza kubona ukuntu bishishikaje yarihuriye na cya ditiya Finance gusa reka nguhe gasopo मैं थोड़ा सा slow हूँ मैं. So please bear with me. Yeah? iyo bigeze ku mibare na accountant n'ibintu bya accounting nta kintu mba mbizi ariko ngwino nkwereke Detectives do some digging. hano hari ibintu nakoze Very interesting things about you, Mr. Khanna. hari ikintu naje kukuvumburaho इस तुमने अपने fake ID के साथ शुरू की थी. Finfuel, Balkan Holdings. ati naje kumenya ko hari kampani eshatu wigeze gukorera Finfuel, Balkan ndetse n'izindi kampani wagiye ukorera zigaragaza ko ibyangombwa wakoresha gukora muri izo kampani zijyanye n'ibintu bya finance ari impimbano uno mugabo kino kigabo kiramuzi वो तीनों companies actually है ही नहीं. The paper company. izi kampani ugenda uvuga ngo wagiye ukorera ngo ndetse wazikozemo neza cyane izi kampani ntago zibaho n'umugabo bigaragara ko nawe ari umutubuzi ariko nabaragiye akavuga kampani yagiye akorera kumba beshe izo kampani zitabaho kugira yibonera akazi. It's amazing. none ufite ibipapuro bigaragaza ko wakoze muri izo kampani biratangaje. तुमने इन कंपनीज को स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करने के लिए खोला है. izi kampani wazishyize kuri stock अपने एग्जिस्टिंग अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीदे. urangije usana n'imigabane yawe ngo wari ufite muyizana hano utangira gutuburira abantu. ntabwo nzi ibintu bijyanye no wenda no kubankinga cyane ibintu bijyanye na banki. जो यहाँ रोमेनिया में लीगल है. gusa bino bintu ni icyaha gikomeye cyane hano muri Romania. और वैसे भी मैं इस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं umva ngende umukozi usanzwe wa kampani witangira kumbwira amafuti nk'ayo. ये सब तो पुलिस तुमसे. sari kamamagare polisi nyikubwire gukurikirana imenye koko nimba byemewe. जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी ना. nk'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubukungu ugomba kubyirengera. सब यहाँ इस लैपटॉप पे है. mfite ibimenyetso hano muri laptop. Have a drink. icara hano urebe unywe n'akantu byose ubirebe ndagufite. cyamwiyemeyeho n'umugabo menya nawe yaragiye atuburaho. gusa bo nta muntu ubaho ataratubura. cyangwa akorera kampani yarabeshye. This is the post Lehman Brothers economy. umva ibintu ntabwo nabireba muvandi. There's a huge liquidity crunch in Romania. ndetse n'amakampani akomeye cyane binarabikora akabeshya ko hari amakampani yagiye akorera. कि चोर वही होता है जो पकड़ा जाए. ndabizi ubundi umuntu mu munyabyaro uko yafashwe तुम पकड़े गए हो. ariko umenye ko we wamaze gufatwa rihani. सालों की होगी लेकिन सजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी. bashobora kugufunga iteka ryose ndetse n'akazi kawe kakaba kararangiye ntuzongere kugira ngo ubone akazi bitewe n'imyaka wafunzwe. none urashaka iki? urashaka iki kugira ngo utankire ahagaragara ko hari impapuro mpimbano nanjye nagiye nkoresha mu kazi kanjye? urashaka iki? ntabwo nari nzi ko uri buze kugera aho mbaza gutya muvandi. utangiye kuba umunyabwenge rihani. umunyabwenge pe. ndagira ngo kino gitekerezo cyo gushyingiranwa n'uriya mukobwa ukibagirwe. uriya mukobwa umundekere Shaina abo wanjye. njye nawe twibanire twishimye umwange. tubane mu buzima umunsigire mu buzima busanzwe no mu buriri abo wanjye. nurangiza ufatire laptop yanjye irimo ibimenyetso byagushyira ahagaragara maze uyitware uyijyane uyitunge. naho ubundi nutabikora ninabikora witegura igiriza. ubundi urakeka umuntu nkanjye byanwara igihe kingana iki kugira ngo uriya mukobwa mwigarurire? ndabizi uko byagenda kose azangarukira. kuko nindamuka mweretse ko uri umutubuzi ujya ubeshya hari impapuro mpimbano wakoresheje ntazigera yongera kukwizera. nyakubahwa Kana, ese urashaka kumenya uburyo umugore wawe anyizeramo bihambaye? nimba ushaka kureba ukuntu umugore wawe anyizera ngwino nkwereke. kiragutya reka nkwereke uburyo naryamanagamo n'uwo twahoze dukunda atangira kumwereka amafoto aryamanye na fiyanse we. ntabwo uriya mugore wawe yari azi ko nubwo twaryamanaga nabaga ndi kumufata amashusho na videwo nta makuru afite. yari afite inzara y'urukundo umugore wawe shaho. ubwo nawe urabyumva yari afite inzara y'urukundo. rero byaba byiza uvuye mu nzira cyangwa nkwikurire mu nzira maze ibintu bihinduke njye nawe.
abona ikigabo kiri kumwe n'umugore we. Kibonye ikigabo arababara, fiyanse benda kurushinga arabura umunsi umwe, abona amafoto kiri kumwe nawe, ava mu nzira abona ibintu twagiye dukora njye nawe. Najyaga ngira gutya ngafata akaboko kamwe ke k'iburyo nkakazirika ku gitanda n'akandi ngakazirika hakurya, gitangira kumubwira ibyo cyakoze. Amaguru ye nayo ngafata nkazirika hakurya hakuno. Icyakurikira gura cyiza, afata laptop akubita umugabo mu mutwe rimwe. Umugabo yitagagara, cyamubwiye amagambo kimurakaza, kimubwira ibyo cyakoreye umugore wawe uzi ibintu twakoze. Ararakara, ashiduka yagikubise laptop ku mutwe. Yayigikubise rimwe kubera umujinya. Ni kwa kundi ugira umujinya, ushobora no kugira umujinya wakwivamo ikofe rimwe umuntu akayita apfa cyangwa n'urushyi, bibaho cyane. Genda biza. Naramwishe, narabikoze pe, naramwishe, naramwishe. Yarabibabwiye byose, gusa nawe si byari ubushake. Yavuze ukuri. Ubwo uriya mugabo w'umupfumu yari ari gukora buriya bugeni bwe, agerageza kubushyira ahagaragara, apfumura yerekana ibi. Nagize ubwoba ko ibinyuma byanjye bibuze nabyo kujya ahagaragara. Gusa icyiza ni uko uno mugabo yabonye ibyo Shaina yabonye. Katurori ati ibyo Aditya yabonye, Aditya yahoze ni umwuka, bivuze ngo uriya mugabo ni umuzimu. Aditya twoze tubona ni umuzimu, bivuze ngo cyagiye umugore ubwo yabaga ari kugenda yivugana, bavuga ngo urukiko rwarakubwiye ngo ujye ugenda kure metero 100, nta muntu abandi babonaga baga ari umuzimu. Umugore cyajya ahura na Aditya yabaga ari umuzimu, do nta muntu wabaga uhari. Umva iminota yawe 10 yatangiye, kumbe nta muntu babaga bari kumwe, ni umuzimu wa Aditya, ntago ari Aditya wanyawe. To umugore yagendaga wenyine azinga kurikiye umuntu, kumba kurikiye umuzimu. Abandi ntibabonaga Aditya ariko umugore yaramubonaga, bivuze ngo na Aditya waje kwihorera. Na cyagiye bajya ku mupfumu, Aditya nicyo cyagize gutya kiragenda kikunigira umugore. Na cyagiye bari kuganira nta muntu bari bicaranye, ni umuzimu. Akimara gupfa nanjye ntago nabyumvishe, byaramucanze. Yashidutse yarakaye kubera amagambo cyari kiri kumubwira kimusimbura. Mu mugore dusubirane ibyo twakoranye iki, ashiduka yagiteye akantu kiramufata. Umva niyo napfa nta wundi bugi, ari bigabo bifite imitima ikomeye. Iri ntago ari ryo herezo, niyo napfa ahubwo iri ni itangiriro n'amagambo cyamubwiye. Niyo napfa iri ntago ari ryo herezo, ahubwo iri ni itangiriro. Musore ageze mu bwoba umunsi amaze kukica, ati zambereye inzozi mbi. जिस आदमी के हाथों आदित्य का खून हुआ वो मैं नहीं कोई और था. Na nubu najyaga nimvisha ko umuntu wishuriye mugabo ataringiye ashobora kuba undi muntu pe. Nanjye bwanjye ntago nabyumvishaga. Ubwo numvaga ubuduwa bwa polisi buza, naravugaga ati se ubu ngubu ntibaje kunyambika amapingu. Nkakora uko nshoboye kugira ngo ngerageze gusibanganya icyuho. Ati nubwo nigeze mbwira umugore wanjye ibya Aditya yawe kweri kumbaza buri kimwe, sinashakaga guhomba umugore wanjye. Ati uriya mugore yaramaze kwanga abantu bose, dore ko atari n'umuturage wa Romania. Yaraje anafata umurambo arawushyingura. The owners of my rented apartment were making a fake wall to hide all the water seepage. Ati naragiye ngo urukuta rwa pirate aho twari dutuye mishamo ibintu byose byuriya mugabo, nacyaya ko byankoraho imyenda asibanganya ibimenyetso. Nyimara gusoma bira byose nesemenya umpango wa Aditya. Ati nasemenya ko uriya mugabo atagombaga gukora kuri uyu mukobwa wibuka imizimu ngo itinye Mangala Sutra. Ntago uriya muzimu wa Aditya yagombaga gukora ku mugore wanjye yambaye Mangala Sutra, niyo mpamvu babanje kumukora mu Mangala Sutra. Ati nacyajye bajyana muri hoteli, umugore yabanje kubika Mangala Sutra, arangije atangira gukontora umubiri we, arangije aburishe Mangala Sutra. Iyo ufite Mangala Sutra ntago wigeze ubona imodoka, none ubonye imodoka Mangala Sutra irabuze, bivuze ngo iriya mizimu itinya umuntu wambaye Mangala Sutra. Ubu none nangiye kumenya buri kimwe cyose uko byagenze. Njya gusanga uriya mukobwa hariya, asanga umukobwa arufa amaraso, nayo imodoka bayikuye
hari umuriro wari watwikiwe. कब्जे में कर लिया। Aditi yaratangiye gukontorora umugore wanjye, वहां जाकर ndetse umugore yagiye naho nashyinguye Aditya, अपना शरीर aracukura umurambo w'umugore, अंतिम संस्कार arangije umugore wanjye atwika umurambo wa Aditya. को उससे अलग करने के सारे रास्ते खत्म कर दिए उसने। mbega yakuyeho ibintu byose byamutandukanya n'uriya mukobwa. ibi byose ninjye ubyishinja, ninjye wabikora umugore wanjye, ni amakosa yanjye ni wishe umuntu. barabyumvishe yamwishe atabishaka. ni hano wirakara wikwirakarira, ndetse n'umuntu wari wese aramutse ariwe yabikora. umuntu ashaka kubwira amagambo nk'ariya ku mufasha wawe wa nta cyatuma utivamo akantu. Shayina gusa muri kano kanya aragukeneye, muri kano kanya niwe wenyine wamutabara ukamukiza ese. ese amani ntabwo ubibona byose nabihombye. Aditya yansinze, yararize, byose yabikoze akunda umukobwa. kinguza ashaka atangira kukubwira habura umunsi ngo ukore ubukwe, kubwira ibyo yakoze, akwereka amavideo, akwereka amashusho. ntago wamuhereza, ntibibaho, ntiwamupfushiriza. ati Shayina numvishe ibyo wavuze, nanjye ndabizi buno wanyumva. twarahiye ko njye nawe tuzabana tukanapfana, ariko narabyibagiye ibyo byose. gusa ndarahira ko ndibuze kukugarura. ararahira, niyo byansaba ko ubuzima bwanjye mbushyira hasi ngo bugende. aturore, byari byiza cyane ko duhurira hanze y'inzu, kuko iriya myuka mibi igira amatwi akomeye cyane. yaje anatangira kumwereka igitabo. iki ni igitabo cyitwa Hanuman. atangira kumubwira bya bigirwamana na Lord Vishnu Sahasranam. ni iki kigirwamana gifite imbaraga zikomeye cyane. iyi niyo mitongero ubuze gukoresha uriya mukobwa umukuramo imyuka mibi imurimo. umugabo nawe ibyo yasomye mu gitabo, nukora bino imyuka mibi mu mubiri wa Shayina iraza kumuvamo. gusa hari kondisiyo imwe ugomba gukoresha. ati mbega iyo mitongero ugomba kuyivuga nta karuhuko, ukayivuga umusubirizo, mbega uguruka, nta kintu kiguhagaritse, nta kikuvangiye, ukayivugira rimwe. iyi mitongero igomba gutuma uriya mukobwa umukuramo imizimu murimo. ndabizi imyuka mibi ya Aditya iraza kugerageza kuguhagarika, gusa niba ushaka gutabara Shayina, ano magambo ya mantra yose ugomba kuyavuga. katururi bayavuge, nta kintu kibavangiye, barebe ko imyuka uriya mukobwa imuvamo. baza kuvuga imitongero. urayumva? shimkatamkara. bantu mufite imizimu cyangwa abantu wanyu bafite imizimu, muboroke bino bintu, mugende mubibavugireho, baraza imizimu iraza kubavamo. mwifate mu mutwe. urayumva ariko? arabivuga, aramutongera mukuremo imyuka mibi, ngo agomba kuvuga nta kintu kimuvangiye, ngo kimuce mu ijambo. akiri kwivuga umukobwa arakanguka. nakubusiwe ni iki murimo na Aditya umurimo? umuzimu wa Aditya ko yagasomye imitengero, umukobwa avayo. uyu arayisoma yitonze, arayisoma, hagize ikimuvangira kikamuca mu ijambo atararangiza iyo mitongero, ntacyo byatanga. agomba kwisoma paka yirangije. uyareba imigozi imuziritse, bamuhambiriye, urumuri rurabanza ruvaho. nicyo kintu yabanje gukora yitonze. bushe zose zirazima, zirazima. iracyasoma, cyasoma. bamuziritse umukobwa, umuzimu n'umuzimu murimo. kingura urugi, kingura urugi hariya. uyu kugera hano abona umuzimu arikinga.
cyababwira arawubona mu nzu wa muzima arawubona wa Aditya muzima arawubona inyuma ye karasakuza kanagapa kanaga ni umupfumu nako mukaramunaga sana akomerezo yarageze meze neza uyakomeza kuyivuga arayisoma arasoma komereza uri yarageze arasoma imitongero aramutuka arasoma nta kintu kigomba guhagarika ya mitongero arasoma kiramwohereza arakweba shaka amazi ashyushye kiramutuka sore yarasomye arasoma umukobwa agira aratuza tururi nyuka irangije iramuzamurira iramukwega arahagarara yemye umugabo aracyasoma wa muzimu umuvamo aracyasoma agira ubwoba aracyasoma ni igitabo cyose soma umuzimu wa Aditya uri hano umuzimu uraza kugerageza kumuvangira umuzimu uravugiriza uramuvangira uramuvangira nawe uracyari gusoma umuzimu uramureba Aditya yagukiniye twinshi uramuvangira mwibuke murabona pani yagarutse imizimu iramuvangira mucanganya iramucabiranya akabati kavuyo karamutera mucabiranya kandi kabati karamutera kiri kumwoherereza torore akandi suri yanze kuva ku bintu agomba gusoma nta kimuhagaritse umuzimu uri guseka yarasomye kandi kavuyo karamutera umukobwa agwa hasi aracyavuga kumbe mushuti yaraje aramufasha arakomeza yaje aramufasha Rihani ni ugufatanya nta kintu kigomba guhagarika kuvugira mitongero muzimu bawusomeye imitongero bawusomera bavuga ngo umuntu bamusomeye ngo yansomeye shawu ni ibi bavuga none kubwira tuzi ukuntu yansomeye uzamenye ko uwo muntu impamvu bamusomeye hari imizimu yari imurimo iyo nayo baramusomeye hari imizimu murimo hano havayo igiti ibiti bivayo birikwega ni imizimu iri kubyohereza karaseka kivayo kinjira umuntu ikindi kiramwinjira ikindi mugongo rwose umuzimu urayica uyavayo uhagurutse ibiti biramwinjiye rwose wa mbere karawuciye taturune amani mujyane kwa muganga Rihani ntabwo nagusiga ibisigaye ndabyitaho we mujyane kwa muganga ibindi ndabyitaho garuka hano kirana urugero mukubita umuzimu uri hano ntusanzwe ntubaho uramuturisha rugi bucece ntago abona sheri we amatara yasubiyeho kumva amajwi impano yumvishurira mvurira hano sayigira ese sina nakubwiye Rihani ko aya mabanga yawe azadutandukanye sinabikubwiye none dore twatandukanye agiye kuntwara ubwo aravuga wa muzimu agiye gutwara ubugingo bwanjye butware avayo ntabwo ndi butumere ikikubaho ntabwo yagutwara yaransinze bwa mbere ko ntabwo yatsinda we nagutsinda nta nubwo ari rimwe nzagutsinda nzahora ngutsinda uri ikigwari Rihani uri ikigwari
wishe watwaye ubuzima bwanjye kugira ngo wishe amabanga yawe urangije ushingura umurambo wanjye wari ufite n'ubwoba bwo kuza muri Romania uyu mugore wawe niwe waguhatiye ngo muze muri Romania kuko wari uzi ibyo wasize wakoze wari usize unyishe niwe watumye nkwica bitewe n'amagambo mabi wambwiye gusa uyu munsi ntabwo ndi bugire ubwoba Imana yanjye turi kumwe nako nagavuze Imana imwe n'Imana nyinshi Imana yawe yapfuye we nimba Imana yawe ibaho ni gute naba ndi hano kandi narapfuye nimba hari satani nkayo hari n'Imana igomba guhagarika turaza kubibona ntabwo yigeze amagarika ubwo nafataga shani yawe nkamukuramo imyenda ko iyo Imana itamagaritse namutwaye mu cyumba cyanjye tangira kumushotora none y'amagambo ntabwo yamagaritse ninjiye mu mubiri wenda wigarurira ntabwo yamagaritse ntabwo yamagaritse ejo mu gitondo uzatwara ubugingo bw'umugore wawe ntabwo azamagarika caharari kandi urabizi hano icyo natekerezaga ni nimba Imana iba ishobora kumeze nk'aba bapolisi muri za filime za kera bamwe baza birangiye ntabwo ibyo bintu ari byo bihimbye nimba ugira ndakubeshya usubize inyuma ibisome ati Imana ishobora kumeze nka za filime za kera ba bapolisi babagamo baza ibintu birangiye bivuze ngo Imana ishobora kuba nayo iza birangiye niyo magambo kiri kuvuga uyu yareba kurira akabona kiryamanye n'umugore we ibyo kiri kumwereka nawe irebere eri hano umusore nkawe w'umwana mwiza ntacyagufasha Aditya w'umuntu mubi cyamye mu buri wawe ndi kumwe n'umugore wawe uri kutubona ariko nibyo kiri kumwereka ibi byose ndi gukwangiriza icyubahiro Rihani kuba ndi kumwe n'umugore wawe turi mu buriri uri kutureba buri mugabo nyabaki ubona umuntu ari kumwe n'umugore mu buriri ntagire icyo akora warakaye noneho rakara uzi ibyo nakoze baye ndi wowe natura rino tara agenda ngakubita ku mutwe w'umugore wanjye nkamwica Rihani bikura umugore wagenda umukubita umwice dore ari kuguca inyuma ndabizi urashaka kubikora Rihani genda umwice fata rino tara ukubita umugore wawe ku mutwe umwice ari kuguca inyuma uri ikigwari terura itara ugende wica umugore wawe kubite ku mutwe uri ikigwari terura itara koko vayo ahubwo ari kubita hasi ntabwo yabikora ntabwo yakwicira umugore ukora iki ibi ntabwo ndi butume biba ntabwo ndi buze gutuma umutima wanjye wuzuza urwango urukundo rwanjye rwo rwuzuye umutima kandi urukundo ni rwo Mana yanjye fatururi kumbe nibyo cyamwerekaga mu nzozi dore aho bakiri baracyari gusoma uyu yarasomye aramusomera uriya hari umugozi umwe utaracika aramusomera katururi uko amusomera dore ibibaraga uko amusomera dore imbaraga ziri kuva mu mukobwa byavuyemo biza hakuno katururi kote riragwa kote mu kugobona ya mangarasutra bibuke ngo umugore yabaga yambaye iriya mangarasutra ntago imyuka mibi yabashaga kumuvogera cyangwa se kumusagarira yarayibonye imbere ye yaracyari kwisaza mpamvu imyuka mibi yamufatiranye ntago yari yambaye mangarasutra yarayibonye satira umugore arimo imyuka mibi arangije aramufata yitonze aragafata umujinya mwinshi na ya mangarasutra arayigafatisha arakazirika yarakaziritse na mangarasutra dore ngo karasakuza kumena rwa rugabo rumurimo wa muzi umurimo binaga hasi aragafata aragambira na ya mangarasutra imizimu yanga ari amasheneti patururi kararumaranga nagarekura nagava kwizima aragafata yakaziritse mangarasutra rebe patururi ibintu waracyasoma karafashe biranga kararuma biranga kararuma umutsi arakazirikaye arayifite zimu yanga iriya sheneti
kimukubita imitwe. Urabona ari umugore kumukubita ariko ni ikigabo kimurimo. Kubona n'umugore umukubita ariko n'umugabo murimo. Nawe yanze kurekura. Yanze kurekura. Uzimu nuko gukubita umutwe nago wagushyiramo imiyaga. Bibaho. Yarakaziritse. Akazirika imyuka mibonye bikomeye. Imuvamo icishene. Imuvamo. Imyuka yabonye byanze imuvamo. Imyuka yaciyeho. Katururi. Imyuka yaratorongeye. Iva mukobwa. Umva urusaku rw'imyuka. Shwanyagurika. Irashwanyagurika. Umugore yamukuye imyuka mibi. Gusa muzimu uramwahagije shawo. Muzimu mutesheje umutwe. Ese uragiye cyangwa sinzi. Ibi byose na Gashenete kabikoze. Kwereka iminsi yaragira icuma. Umugore ari hano meze neza. Nyuma y'igihe urabizi nta mvura idahita. क्या सोच रही हो शायद? Utekereza iki shayi? आए थे तो ये पूरा लेक बर्फ में जमा हुआ था. Twazaga hano ikiyaga cyose cyangwa cyagiye cyagagaye cyakonje. पिघल गया ना सारा बर्फ. None dore urubura rwose rwarashonje. Baje hakiri urubura none urubura rwarashonje. सारा बर्फ. Yego ko urubura rwaje gushonga barasubiranye. Umugore amenye impamvu umugabo yishe umuntu nuko bari kumuvuga nabi bamwereka video bari kumwe. Niyo mpamvu